Amahoro kuri mwese mudahwema kudukurikira. Nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza cyane aho muherereye hose mu bice bine by'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba, ntibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kubagezaho amateka ya Ryangombe. Ryangombe abantu benshi bamuvugaho ibintu byinshi, bati ni Imana y'u Rwanda, abandi bati ni umupfumu, abandi bati ni umuntu usanzwe, ariko se Ryangombe ni muntu ki? Benshi rero icyo kintu murakibaza, ariko ntimuzi inkomoko Ryangombe ni hehe, ntimuzi Ryangombe ni iki, ni muntu ki, cyangwa se Ryangombe ni iki koko, niyo Mana bavuga, ibyo byose ntabyo muzi. Uyu munsi rero twifashishije igitabo Imizi y'u Rwanda cyanditswe na Nsanzabera Jean de Dieu, turarebera hamwe amateka ya Ryangombe. Mbere yuko dutangira rero mbibutse ko ushobora gukora subscribe, ugakora like, comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro tugezaho bikomeze kugenda bibanogera umunsi ku munsi. Kugira ngo rero ubane natwe igihe cyose, nuko bisaba ko ukora hariya hasi kuri subscribe, warangiza ugakora kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho kandi ube wiyandikishije kubana natwe ibihe byose. Hanyuma rero amateka ya Ryangombe. Ryangombe ni muntu ki? Abantu benshi ntibasobanukiwe na Ryangombe uwo ari we bitewe n'imyigishirize ifutamye. Benshi bazi ko Ryangombe atari umuntu nk'abandi, ari igishitani. Ryangombe ni umuntu wabayeho mu Rwanda nk'abandi bose twaba tuzi. Ryangombe yari umuntu ukomeye mu Rwanda, akaba yarari n'igitangaza kuko mu bintu yakoraga hari harimo ibitangaza bingana n'ibya munywanyi we Ruganzu Ndoli. Ruganzu Ndoli ngira ngo benshi muramuzi, yari umwami w'u Rwanda. Bakaba rero bavuga ko yaba yarakomokaga mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kitara cyangwa Muriro, ni kuvuga mu majyaruguru y'ikiyaga cya Rwicanzige cyangwa se Lac Edouard, ababizi ubu ngubu niko hitwa. Igisekuru cya Ryangombe, se yitwaga Babinga umwana wa Nyundo, nyina akitwa Nyiraryangombe w'umusumbakazi, umugore we akitwa Nyirakajumba, akaba akomoka hakurya y'ikiyaga cya Rwicanzige nk'uko nababwiye, ikiyaga cya Lac Edouard ho mu gihugu cya Uganda. Akomoka mu bwoko bw'Abanyoro mu muryango witwa Abakonjo. Bakunze gukoresha ururimi rwitwa Igikonjo, rukunze gukoreshwa nk'ururimi rw'ibanga mu babandwa, abaragura n'abaterekera. Ryangombe yavutse ari ikinege. Abahungu bamukomokaho ni Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Bene se wabo bazwi ni Nyirabirungu wari umuhigi na Mpumutumucuni, ari nawe bakundaga kubuguza. Igisingizo cye ni Ryangombe, Bibero birinda ibiramba, Nyamunyaga iziburiwe, inkingi n'imyugariro yitwa Nkingi y'inka, mu nkingi y'abagabo yitwa Nkungi y'abagabo. Ryangombe yagaragaye mu Rwanda bwa mbere ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Ruganzu wa kabiri Ndoli ahasaga mu 1510. Kugira ngo Ryangombe aze mu Rwanda bavugaga ko yahuriye na Ruganzu mu gace ka Bukamba, nyuma amwemerera kuza mu gihugu ngo atangire yamamaze idini rye mu Rwanda, akomeze ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye. Yari umuntu w'intwari cyane, akaba n'umuhigi w'umukogoto uzi kurasa cyane. Yifashishije imbwa ze nazo zitari nke, zirimo Bakosha badahannye, Nyakayonga, Babikana umuranzi uruguma, Babikana mu rugwina n'ururiro, Ikinyabutongo, Gitoto kimara isimbo. Nyina aramuzi ntazamumpora, Bakosha cyane bakazarushya irimura, Uruyongoyongo rwa Miramba, Buhuru bunuka uruhumbu, n'amaguru ya Sarwaya yasize imvura n'umuyaga, Bisimbo birabomborana, Mwanga mwabo na Bikwirashyamba. Ryangombe ni wabaye inkomoko yo guterekera no kubandwa, kuko mbere yo gupfa kwe bitabagaho. Ryangombe ni imandwa imwe mu zizwi neza mu Rwanda rwo hambere. Nyuma ya Ryangombe abajya kubandwa bifashishaga izo mandwa arizo Ryangombe, Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana na Nyirabirungu. Izindi zongerwaho ni Umurengetwe, Umunyoro, Ruhende n'Intare. Ababandwaga babikoraga nijoro rimwe na rimwe,
bambaye ubusa babyina indirimbo z'imandwa. Ryangombe yari umupfumu w'ikirangirire mu gihugu cye. Yinjira mu Rwanda yazanye n'abagaragu be bitwaga abacwezi, bakaba bari bafite izina ryabo ryihariye ryo kwitwa imandwa. Icyo gihe yazanye n'imandwa 15. Izo mandwa zari zimeze nk'abantu bari mu itorero rye. Buri mandwa yari ifite izina ryayo n'icyo ishinzwe mu itorero ry'imandwa. Izo mandwa 15 harimo abana be n'inshuti ze n'abagaragu be bari bagize umuryango munini wo kwitwa imandwa. Muri ayo mazina yabo bazanye twavuga Kagoro, Nyabirungu na Ruhanga. Imandwa yitwaga Ntare niyo yazunguye Ryangombe amaze gupfa. Ngira ngo rero murumva ko Ryangombe yari umuntu nk'abandi bose. Mbere yuko nsoreza ahangaha ndabararikira kuzakurikira igice cya 2 cya Ryangombe kivuga ku rupfu rwe. Nizere yuko mwese mugize icyo mwunguka kuri uyu munsi. Bibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse mubashe kubisharinga abandi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye du Destelevis. Ciao ciao.